baranezerwa umwana w'intama abandi bari mu nzira muze musigara. Wow, byiza cyane, turishimye turanezerewe. Mbega igitaramo cy'abana b'Imana tumeze neza bavandimwe, turanezerewe turishimye cyane kuri uyu munsi udasanzwe. Noneho dutewe iteka, Imana duteye iteka, tuzaniye umushyitsi. Mwari mubizi neza, tugize amahirwe yo kubona umuntu witwa Bikemu wa Yesu. Bikemu wa Yesu turakwakire cyane. Aha turi ni muri Nairobi. None ngo Imana izaririmba. Gerardine ndamukunda. Yamaniyeho. Arambwira ni bazi zakora. Ati nimba ari bazi ntabwo. Niyo mpamvu njyambwira abantu goreti mujye munyihanganira. Naririmba ameze nte, naryama hasi, nawe ukatagura, ntawe uzi injyana tuzaba duhagazemo. Nge nzawukata uko ubwo nuko bizaba bimeze, ariko uti niba ari bazi ntawe ubizi, nimba ari tenoro ntawe ubizi, ni icyo tuzi cyo nuko Imana izaririmba. Amen. Ni mwibaze iyo Oh wow, ubu byaciyemo aho uherereye hose ku isi ushobora kwiga gucuranga gitari cyangwa piano utiriwe uva mu rugo. Dufite software dukoresha ukagira ngo wicaranye na mwarimu. Abifuza namwe gusohora indirimbo turabafasha aho waba uherereye hose ku isi. Wifuza ko tugukorera instrumental zo kuririmbiraho n'ibindi byose bikenera studio turagufasha cyane. Dufasha abaririmbyi, abahanzi n'abaramyi bifuza kwagura ibikorwa byabo mu buryo bwo kubatunganiriza ama worship sessions banyuza ku ma channels yabo. Dufasha n'abifuza kwiga kuririmba, yaba muje ku ishuri cyangwa mukigira online mwibereye mu rugo. Ku bari mu Rwanda namwe mwadusanga aho dukorera i Kigali, Remera, mugahabwa izi serivisi zose. Duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ubona kuri screen yawe. Manishime, haleluya. Tugiwa chumishuru muze mwisigara kusingizu muchunguzi muze mwisigara abagezeyo baragwiriye baranezerwa umwana w'intama abandi bari mu nzira muze mwisigara abagezeyo baragwiriye baranezerwa umwana w'intama abandi bari mu nzira muze mwisigara. Wow, byiza cyane, turishimye turanezerewe. Mbega igitaramo cy'abana b'Imana tumeze neza bavandimwe, turanezerewe turishimye cyane kuri uyu munsi udasanzwe. Noneho dutewe iteka, Imana duteye iteka, tuzaniye umushyitsi. Mwari mubizi neza, tugize amahirwe yo kubona umuntu witwa Bikemu wa Yesu. Bikemu wa Yesu turakwakire cyane. Aha turi ni muri Nairobi. Bikemu wa Yesu, ugeze Nairobi unsanze Kenya kwe? Ndahageze. Ndakwishimiye, turakwishimiye, turakwakire, tumuhe ikaze, turamwakiriye cyane. Mana turakwishimiye. Biranunguye kukubona, ndumva mfite ibyishimo byinshi. Igitaramo kirakomeye, igitaramo kirimo Bikemu wa Yesu kabisa. Usanzwe mubizi ko ari umutaramye kabisa, utaramira Imana. Reka tumwakire adusuhuze, tuguhaye ikaze, wiyumve wikaze hano muri Nairobi. Karibu. Baranezerwa umwana w'intama abandi bari mu nzira muze mwisigara
nzira muri munsi ya ndanezerewe mumpaye ikaze muri Nairobi. amen ubwo abantu bamenye ko turi gukora ikiganiro nukuri bageze muri Kenya turi kuririmbira i Nairobi muri Kenya. maze iminsi nari mfite urugendo nari nateguye rwo kuza hano muri Nairobi kandi n'urugendo rw'umurimo w'Imana. ubu rero kazi ya Mungu inaendelea. Haleluya. maze kumenya gaswahili mu minsi ngahe kabisa akantu ka kazi ya Mungu inaendelea buriya narumvise bakavuga sana Kenya ngira ngo bakoresha igiswahili kenshi ndetse n'icyongereza. niyo mpamvu nyine wumva ntangiye kuvanga indimi. ugomba kubimenya cyane. wowe se ntakuragira ndimo ndagerageza kabisa ka jambo ibyo turimo kugenda tubimenye buhoro buhoro. Yes, ndishimye kuba muri iri teraniro ry'abaramyi ni Bikemo wa Yesu nturutse i Kigali mu Rwanda. u Rwanda rwacu dukunda, u Rwanda ni amahoro. nje naje hano ntembereye ariko nje no mu kazi k'Imana ariko akakose. abantu bamenyereye ku binyamakuru byinshi bitandukanye birimo Iyobokamana TV, birimo Evangelizero Monde TV, ndetse aho hose tuzabasha gukora ibiganiro muri ibyo binyamakuru birimo Bikemo wa Yesu. chano yanjye nkoresha icyaha amakorasi ya kera. ni content abantu nabonye bakunze cyane. nibyo umwimerere wacu ntukabure. turamye duhimbaza Imana. ubwo kandi indi episode ndizera ko tuzatarama no kuri cyo namushimiye Imana goresi tuzatarama imirimo y'Imana. niwo murongo cyane abantu mbona bakunda ndetse no gukora amakava y'indirimbo zigiye zitandukanye. ubwo rero ndashima Imana ko nicaranye n'abo babyeyi turi hano Nairobi. Goreti nari mukumbuye rwose muri yanjyana ari nziza cyane yagurutse. uzi ko se ndi presidente w'abakire. Goreti ndishimye rero ku ikaze umpaye hano muri iki gitaramo kandi mfite byinshi. mfite agaseke gapfundikiye nzapfundura muri Nairobi. ndi gutegura concert, ndi gutegura igitaramo muri iki gihugu kandi vuba igihe nikigera tuzabimenyesha abantu n'ubundi kuko turi hano tuvugiye. tuzagaruka kuri kamera n'ubundi tubwira abantu by'icyo gitaramo. azaba ari igitaramo cy'amakorasi ya kera. turahari guhimbaza Imana muzakera. ndumva urusengero bizaberamo rwose bazasasa n'imisanga aho ngaho abantu bagakuramo n'inkweto. nicyo gitaramo kizasaba abantu ko bambura inkweto bakambura inkweto. tukaba dufite amapendo n'ingoma. izo nzozi ndashaka ko zigaragara. amen. ni ibintu ndi gutegura ibintu byanzanye byihutirwa kandi bigomba kuba mu izina rya Yesu. amen. urakoze cyane. Imana iguha umugisha. turishimye kandi bavandimwe mudukurikiye turabararitse abari hano muri Nairobi. murumva mugiye kumenyeshwa igihe bizabera. ntimuzabure muzaze dutaramane na Bikemo wa Yesu. araduhishiye afite uruhisho tuzakata umuziki. njya mbibabwira ntinge nzakata umuziki igishaka kibe n'uriho hahandi murambivuga buri munsi kuko uyu muziki ibintu wakoze murabizi. ibintu wakoze birabizi kandi iyo duhimbaza Imana, Imana iturindira abana. twahimbaza Imana, Imana ikadukubitira ibintu biba biteze hirya no hino. mbese gahunda ni uguhimbaza Imana. iyo uvuze ko umuziki urancokoza Mana yanjye buriya umuziki ni message. ubwawo wonyine ni message. umwami Sawuli yigezeho ahangwaho n'umwuka mubi uturutse ku Mana. batumira umucuranzi w'umuhanga. umucuranzi w'iki? ufite amavuta. yego wasenze ukora ibyazi. babwira umwami ngo nta wundi muntu wabasha kurwana n'iki kibazo cyane n'abantu bose uretse Dawidi. Haleluya. amen. ngo yegura inanga ye gusagera imbere y'umwami. gatangiye gucuranga imyuka mibi ikagikena. wumva umuziki urawumva neza. ushobora kuririmba neza uri mu mwuka ndetse no mu kuri ukagira ibihomo ukubita bikagwa. ukagira ibintu usenya bigakunda kubera imbaraga z'ubuzima. umuziki ufite amateka akomeye. Imana yeze uwukoresha abantu bagiye kurwana. Baravuga ati mwebwe mugende gusa mugeraho mucuranga. Mubwira abo bantu ni Yehoshafati yatewe n'abamoye n'abamowabu. Ejo undi maze iminsi bibagomera ku Kigali. Nkunda kunyuzuza rega. Ndakubwira ariko ndi Kigali cyo bundi ukuntu urumva. We yarababwiye ati mwese taruka.
iramubaza ngo Mwebwe. Yehoshafa ufite abacuranzi ati barahari gitari zirahari ibi bintu nuko tubabwira mu kanya Oya. umuziki wishe abamoni gitari zirarengeye ati yego aravuga ati abaririmbyi barahari turi kumwe n'abaririmbyi mama Kayisha ari hano na mama Elijah aba ni abaririmbyi mwagize ubwoba bw'urugamba mufite gitari koko aravuga ati turi none ikintu cyantangaje n'ikintu urancokoje bike oya aramubwira ati ese ubwo turaririmba izo dusanga we ayo makorasi uvuga ya kera uvuga ya kera baramubajije batese Uwiteka Yego. duha amakuru ubundi y'urugamba aravuga ati cyambere ni umuziki ati Yego. cya kabiri ni indirimbo turaririmba iyihe ndirimbo Aha, voilà. ati mwebwe mujye muvuga ko nera imbabazi zanjye zihoraho iteka uko bavuga ngo urera mana Imana igakubita abamoni 500 Amen. ibaza gukubita umuziki bike manurera 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 oya umva urera gusa Botse, igakubita umva indirimbo yafashe sentensi igihugu igakubita indirimbo ngiyi indirimbo yafashe kubita igihugu indirimbo igakubita abamoni 100 yego mana yanjye abamoni ngo barapfa wari uzi se akandi Uvuga kantu ngurera gusa. nk'ibira akandi kabanga se usanzwe uzi ndafashijwe kubwiriza kubwiriza no gusenga no gusenga no guhanura no guhanura bizagira iherezo bad music nicyo kintu tuzahora kuririmba mbere y'Imana umva se iyo Imana ije gutabara umuntu wayo ku isi ituma marayika uze kunyura aho hantu ituma marayika iyo igize uje gutabara avuga ati kugenda ariko kumuramyi mwiza wahanyeganyeje intebe y'Imana iyo irivize ufite mama irihagurukira uretse se wumve Imana ntigitume marayika ahumuramye ariko ahantu hari umuziki wayo umuramyeho marayika iyo urimo urabikora neza aleluya irize ikaza iyo umva irarimbwa Amen. ikaza kumva we manurera manurera ikaza kumva umuziki ngo manurera ikaza kumva ibibaye ngo manurera 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 umva none haleluya Hallelujah. iyo uri gukora ibyo rero ukura mu ijoro bimeze ibwira marayika ati noneho kuri iyi nshuro ndigendera yigirayo umuramyi mwiza yimanukira izirebe haleluya Amen. umuramyi mwiza niwe wenyine ujya utuma mu ijoro baza ngo kesi kigiye kabaye ndahagurutse we kabaye Hallelujah. ni iki cyabaye ku numva intebe yanjye amavuta uvanye i Kigali nayo ntabwo yoroshye oya amavuta uvanye i Kigali ndabona ni iki cyabaye ku mbona intebe yanjye inyeganyeza inyeganye ijwi ry'umuramyi nicyo gikoresho gishobora kunyeganyeza intebe haleluya mu ijoro bakabaza ikibaye akaza kureba ikibaye mwaretse uyu mugoroba Imana ikaza kureba ikibaye abaye kigenzo murabyemeye ijuru rize kureba ikibaye Nairobi muri uyu mugoroba Turabyemeye. mando we urera we turifuza kuramya Imana guhindura ubuzima wizura ubuzima Pawulo na Sila bararirimbye iminyururu Iminyururu iraduha. iyo umva iminyururu yambara amatwi yambara amatwi yumva indirimbo yego Hallelujah. umuramyi yararimbye iminyururu avuga ngo sinakomeza kuboha uyu muntu ufite ijwi nk'iri ihita yibwiriza iradohoka ngo ivaho imaze kuvaho n'inzugi zigihute zirakinguka ziri kubera iki umuramyi kandi ngo kuririmba ngo ni uguseka kangahe kabiri bivuze ngo iyo turirimbye tuba dusenze kandi urumva barongeye baranasenga imiryango Pawulo na Sila barasenga Pawulo na Sila barasenga imiryango ya gereza we irakinguka imiryango ya gereza we irafunguka we Pawulo na Sila barasenga Pawulo na Sila barasenga imiryango ya gereza irakinguka imiryango ya gereza we
irakinguka. hariya ahantu bari bafungiye ariko se hariya byari biri muri gahunda twari turimo twakira degrade amavuta uzanye nawe urimo kudusasa. ibi byari biri muri gahunda nuko bigenda iyo umuntu nuko buryo bigenda iyo umuntu ari gukora nuko buryo bigenda iyo umuntu ari gukora icyo yaremewe kuko iyo ukora icyo waremewe ntuforusa ntunavunika wabaye introlike arakana nakunze muri iriya jambo ngo barasohotse bavuye muri gereza ngo imiryango irafunguka ariko ngo habanza gufunguka imiryango yo mu murwa atsomba ko kantu yibwire neza ntabwo wagira abantu muri iki kiganiro wingingira Imana ikabafungurira imiryango yo mu murwa imiryango yo mu murwa ifunguka akaba ari yibanze imiryango yo mu murwa ifunguka yo mu murwa amarembo yo mu murwa amarembo yo mu murwa akaba ari y'abantu hafunguka ari Kigali naho ni umurwa yego hafunguka amarembo abari muri kutureba Bujumbura we Bujumbura ifunguka turi guhanura abari Kenya Nairobi mbere yuko mwinjirire mu irembo rya Nairobi rifunguye ntimubanze mumbaza rifunguye haleluya amen data wa twese uri ndafashije amarembo yo mu murwa arabanza arafunguka yego ngo nayo yabanje gufunga barasenze bararirimba Mana igira ibintu ifungura Yesu nabagenda ati mutegerereze Yerusalemu mu murwa yo mpamvu ntabwo Imana yari kunkura rwose Kigali ngo njyane intuzi bakunjyana mu agaciro ni amavuta mbabarira Pawulo na Sila mu buruku bari bababaye cyane barakubiswe bitavugwa bazira izina rya Yesu nijoro barasenga nijoro bararirimba isi nayo iratigita ijuru rirakinguka amen amen dukomeze turirimbane ase nyine twakwakiraga wimvemo ikaze nahawe ikaze ubu niyo mpamvu mbona nisanzuye ku rwego nanjye ndabizi kandi n'abavandimwe bakwishimiye nabo banezera babona ko byanabarenze ntibarimo no kuvuga barumva bati oya tubaho umwanya bavuge tunabamenye nanjye nkeneye kubamenya nibyo aba ni abashuti banjye n'abavandimwe n'ababyeyi tubana umunsi ku munsi reka nabo tubahe umwanya nabo bagira ikintu bavuga karibu umubyeyi Yesu ashimwe amen amazina nitwa Odile Ishimwe cyangwa se Mama Keisha izina ry'umugisha ndi umumama mfite umutwaro umwe n'abana 4 amen ndashima Imana kuba ndi kumwe n'abakozi bayo bakomeye muri uno mwanya amen Imana yasize amavuta yayo Imana ihabwa icyubahiro amen nkunda kuririmba nkunda kuramya Imana no kwihimbaza icyo yandemeye amen ndayishimiye kubw'ibyo Imana ikomeze duhana umugisha amen Imana igumisha Mama Keisha Yesu nashimwe amen amazina ni Tuyishime Janice ndi umubyeyi w'abana 3 mfite n'umutware ntuye hano Nairobi ndishimye cyane kuba muri kino gitaramo cya nimugoroba kuba ndi kumwe n'abakozi b'Imana mushima Imana Marie Goreti na Bikamu wa Yesu Bikamu wa Yesu wacu kabisa Imana ishimwe cyane kandi Imana ibamugisha byaturenze najyaga mubona hakunda ibiganiro bye nkakunda zira ndirimbo zo amakorasi ya kera agira amavuta cyane nukuri nishimye cyane kuba ndi kumwe n'umukozi w'Imana Sadwana umugisha ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana we ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana umva buretse se konseri se twazirimba izihe buretse turi gutegura konseri si nyinshi koko gore tuzakora defile tugeze mw'ijuru tunyuranyurane mu misozi tuzakora we tuzakora defile tugeze mw'ijuru we tunyuranyurane
ariko mwana wawe ariko utinye twari ino ndirimbo twatangiye turi bwo kwakira niye ko njye nakiyibuka tugiye iwacu mu ijoro ariko nagira ngo ubwire ngo mu ijoro utinya ahantu tuzajya hakaba igitaramo gihoraho nta bindi bizaza aho kuramya no guhimbaza Imana gusa ubwo nibwo tuzaba turirimba izaba ayiwe hazabaho kuramya no guhimbaza Imana gusa ubwo nibwo tuzaba turirimba izabanesheje ugahita ufata ijwi ngo indirimbo yahimbwe kuva isi yaremwa ntawe uyizi nta n'urayirota gusa hari igihe najyaga ndota indirimbo ariko ntabwo nzi ko yaba ariyo yiyo kuko iyo ngiyo ntawe uyizi izo ni inzozi urumva ariko ntacyo kamubwiye none ngo Imana izaririmba Gerardine ndamukunda yamaniyeho Gerardine yamaniyeho arambwira ni bazi zakora arambwira ati nimba ari bazi ntabwo mbizi niyo mpamvu njya mbwira abantu ngo reti mujye munyihanganira naririmba ameze nte naryama hasi nawe ukatagura ntawe uzi injyana tuzaba duhagazemo njye nzawukata uko ubwo nuko bizaba bimeze ariko utinya niba ari bazi ntawe ubizi nimba ari tenoro ntawe ubizi ni icyo tuzi cyo nuko Imana izaririmba noneho nimwibaze iyo ugize iyo ubirose nk'izo ndirimbo ukazirota mwumva ari amajwi utigeze no kumva utigeze no kubona noneho ibaze Imana mwenyewe ko murahari cyangwa ntabwo nimwibaze Imana ubwayo igira gutya ikazatura ikaririmba njya numva icyo gitaramo ngo Mana uzambabare ndakwinginze nzabe nkicaye icyifuzo cyawe umva izambabarire kuko nkumbuye njye ndibaza Uwiteka waremye ijuru n'isi Imana yicaye nzumva iyo ndirimbo uzaturirimbira nzumva iyo ndirimbo uzaturirimbira niba izaririmba roto ntabwo mbizi niba izaririmba maze ntabwo mbizi niba izaririmba yose ntabwo mbizi icyo nzi ni uko Imana izaturirimba Mana ndagusaba iherezo ryiza Mana ndagusaba iherezo ryiza nzumva iyo ndirimbo uzaturirimbira nzumva iyo ndirimbo uzaturirimba we nzumva iyo ndirimbo we uzaturirimbira reka nkwereke turekera ibi nanjye niko nayivuga umuntu utagira amatsiko yo kuzamura iki gitaramo cyabera azaba ahombye ariko urashaka kundiza we umva Gerardine uzi ukuntu yabajije yesu nafashijwe Mana ngo niba uzaririmba bazi ntabwo mbizi niba ari aruto ntabwo mbizi niba ari tenoro ntabwo nabimenye icyo nzi Imana izaririmba niba izaririmba yose ariko njyewe icyo nzi umva ukuntu mbikeka nuko ukubikeka ibyo ukeka ukabeshya Imana ifashe Imana gukeka ariko mba numva izaririmba yo tutizeye kumva tubona yose ikayakombinira hamwe ikagira isohorera icyarimwe ntutwe twumva n'ibintu bitigeze kubaho wowe umva yiha icyifuzo nawe ni nkawe wabitekereza ute oya yiha icyifuzo muri iki kiganiro ati Mana uzacomekemo ni hari umuhanzi aririmbye ibintu mubona hari umuhanzi aririmbye aravuga Mana ngo ndagusaba ngo nituzajya mu ijuru uzashyiremo n'akanya k'ubuhamya ngo tuganirize iby'urukundo rwawe utubwire uko byagenze tubwire ukuntu byatangiye rwose ntuzahore kugacomeka oya umwanya ni muremure kubera ko buriya hazabaho umwanya munini cyane n'imyaka ni wowe wenyine gusa uzi gukunda abandi turagerageza twese kugerageza ariko wowe namiwe gukunda urabizi ndagusaba ku rutonde rw'ibikorwa Mana yanjye ndagushimira bizakorwa tugeze imuhira haleluya ntihazaburemo umwanya w'ubuhamya unganirize ku by'urukundo rwawe kuko iyo mbitekereje biransiga amen biransiga
reka turirimbe haleluya kuririmbira Imana reka turirimbe Imana ituvubire imvura mirongo itatu na kabiri tuvubira imfura yaduhembura rwose twumva mu matwi irahenda uyidusohozeho utuvubira imfura iyo umugisha wawe tushumukeho tuje guhabwa umugisha wadusezeranije utuvubira imvura iyo umugisha wawe Oh, hallelujah. Hallelujah. Wakoze Kristo. Namutuvubira imvura icyamikagwa vuba ubu tukiri guma
ku